nanjye ngo nakoze ikiganiro kimeze gute aka mwana yankoze ku kibuno no kwibere none baranza iki kiyere cyarasekeje uburaya mubuvemo mugatungwe ngo n'imibiri yanyu mujye mutungwa n'amaboko yanyu ariko izina ry'Imana urebye ibyaha biri hariya nubwo bavuga ngo no leta ngo irafunga ahubwo bashyiramo imiyaga njyewe n'izina ry'Imana umaye bubashara abo najya ndasa n'ababyeyi nabo bari kubigiramo uruhare ubwo tuhereza umwana utujije imyaka 18 kuzamura ukamuha telefone ngo ayitunge abayimaze iki tubahaye ikaze nanone ku Murava News n'umurava.com muri rusange tubibutsa gukora subscribe kugira ngo mujye mubona amakuru n'ibiganiro ku gihe tukibishyira uyu munsi rero ko mubaye nk'agakupure byaba ari sawa nenge kuvuga ngo dufite agakupure hano imbere reba yakokona yarakonje yaka imeze bite isa twaho nayo buro urasanzwe kudaho umushyitsi kaza mubwita mubwira kano ni wawe urasanzwe ni ukuvuga ngo fani ndishimye kukongera kukubona hanze nubwo wafunguwe imbere yanjye nanjye naje twongeye twasubiye mu buzima busanzwe ariko gusa ngewe baracyafite gute baracyafite kuko ngewe ntabwo nafunguwe naho nge baransubikiye ibihano nanjye narasubikiwe urasetsa nta muntu n'umwe ni ukuvuga ngo nawe uri kugendera ku magi usitaye gato rikameneka ni mageragere ahagaze ku itireyi ubu turabana ba mageragere twebwe isaha n'isaha wewe bagusubikiye ingahe bansubikiye imyaka 3 isubitse mu myaka 2 imyaka 3 isubitse mu myaka ahubwo wewe harimo imiyaga wewe none ni 5 isubitse gusa oya baratubwiye ngo ni 5 rata natwe ni 3 ko bakubwiye 5 ariko iyo baguhereza inyoroshya cyaha bakayigabanyamo kabiri ubundi bagaguhereza n'insubika bihano nyine ariko bose ko bababwiye niko bakubwiye se nge barambwiye ngo ubu ngubu uramutse wongeye gukora ikindi cyaha ni ugukora imyaka 5 bagashyiraho na ya yindi bagukatiye y'iki cyaha nyine ukora imyaka y'insubira cyaha ugakora na yindi bagusubikiye ariko yakawe ntago bamukatiye 3 isubikiye muri 2 bamukatiye 5 isubitse oya yakako ufite ubwo nta 5 nayo ni 3 nene cyangise yabwire n'abantu buriya niba uzi ko wakoze icyaha beba ni ikintu cyo guhakana icyaha kandi hari ibimenyetso urabona nkatwe nta kuntu twari guhakana icyaha video zirahari video bari basi cyaha ni nka bya bindi bavuga ngo nta foto nta cyaha Fani tuguhaye ikaze ku Murava dore yakarasanzwe ariko yaka umwegera umuganirize umuhumurize dore kare yabuza tubwira ngo bumva ngo yanakwiyahura ngo ntaki wewe kwiyahura ngewe ubu ngubu rwensigaye numva nakwivira no ndayibaza ko ngewe seriepe sigaye numva rwose ibyo ngibyo pesi nido naye nabitekereje ndimo hari numva nyene nanakwipfira to ariko nkimara gusohokamo cyane kuri Imana nashimye Imana ubuzima burakomeza abantu bansengeye ndabashimira nukuri ko Imana ihabwa icyubahiro yakaba ni washima Imana none subwo ugiye kumbwira yuko ngewe zamara imyaka 5 hano mu Rwanda nasitaye no ku muntu ngo mukubite TV uri kubiteganya yakana bikina afite hano ijyana mbonye hari bya byinshi biyo ni cya cy'ubujura guteka imitwe abatekamitwe abiba bakinga amabanki abarwana ariko icyaha hari ikigabo shana abonye kinini bazanye ngo cyafasha kana k'imyaka 5 ku ngufu n'uyu nawe ngo ati iyo ubundi abantu ngabo bajya babashakira asubwo umuntu abari muzima mu mutwe urugabo rungana gutya we ngo kana k'imyaka 5 nese ubwo bari muzima yashatse no kurwanya nyine abantu bari baje je nari nzi ko abana b'abakobwa ari bo bafatwa ku ngufu n'abahungu basigaye bafata ku ngufu abakobwa basigaye bafata abana ku ngufu umwana w'umuhungu pe byari umutipe warufungiwe hariya yafashaga akana k'imyaka 12 kagahungu ubwire nk'uwo muntu koko nk'umuntu wamukorera iki nawe ari umuhungu yafashe akana umuhungu umugabo umusore yafashe akana k'agahungu k'imyaka 12 akosibye ni ingufu kibuno rwose kibuno mwabana mbwire pe umuntu ko muvangure kirahana cyakora isimaze kwagira tuyirenganya ndakubwiye ngewe
ino leta nubwo tuvuga ngo iraduhana hari ibyaha ubona nanone birenze ukabona umuntu yarengereye ukabona umuntu rwose yakabije ariko uko winjiramo hariya nyine ukareba icyaha cyawe winjiyemo ufite agahinda wumva wihebye ariko wamara kwicara ukareba n'ibindi byaha by'abandi bari aho ngaho ugahita ntiyakire ni nka kwa kundi nyine bakubwira ngo nujya wumva umeze neza ngo hagafashe wiyemera ujye ujya sehashika uzi ukuntu uvayo umeze nubwo waba ufite igiceri cy'ijana utaha iyi Kanombe utaha n'amaguru uhita utaha wirukanka uvuga uti mbega ukuntu uri muzima uragenda ugasanga hari abantu baryamye mu bitanda babuze n'ubuhaguruka oya hari umuntu w'umuganga aba yarabwiye ngo usigaje iminsi 5 ejo akagaruka ambwira ati ni 3 isigaye busezera gupfe nta yindi bahita wiheba ugahita nta bundi buzima nta wundi abure ngo usigaje iminsi 5 ngo ufise nyine aho ngaho uhita uhorota nyine hari aho umuganga bigera akakubwira ati nkurebye hasigaye byibuye ibyumweru 2 akagaruka ejo akavuga ati hasigaye icyumweru ni nka kwa kundi hanyuma ukabuzi ngo ejo ni ntapfu musigaje kuba uri mageragere bakakubwira ngo usigaje icyumweru ukuntu ubwo buroko bukuru igushaka amaze nk'imyaka 2 kandi ari ugufungura none ibaze kukubwira ngo uzapfa kuwa 2 cyangwa kuwa 3 ngo uzagenda niba bakubwiye ngo urafungurwa ari mugoroba mu gitondo umunsi wose uri kubarira amasaha noneho nta saha uba ufite uri kuvuga ngo tugeze sanga umupolisi wese uyisuvuga turi sangahe nk'aho hari gahunda ufite urumva yakanga ikintu cya mbere cyamubabaje ngo yavuye hano asize inyama n'ubugari weho bagufatiye byagenze gute njye rero bamusanze we yambaye bogi njyewe yari umufana yarambwiye ati ngende umufana wawe ndagufana nshaka ko twiganirira ndamwana nta kibazo arambwira ati nshaka kugurira byeri tugasangira ujya unywa byeri ndabana haribi anyije ndamubwira rero sinjya nywera mu kabari kereka unsanze mu rugo ukareba n'abavandimwe kuko ari ababebi tubana arangije tipe nyine arambwira ati oke ntarebe ejo nzaza bukeye mu gitondo arampamagara arambwira ngo mu saa 5 nibwo ndakugeraho sha ndangije nko mu saa 5 ndaramwiyamagara ese ugeze ntumbwire ko wanatetse ugeze waramutekeye arabya narawaje n'ubwo ikintu cya mbere nawe ari uje kugutwara se yaraje kumusura mu rugo navuze none se uri tayari kumufuka ko ngiye nywa cyane ambwa ntugire ikibazo cyabye ndamuhamagaye ndamurangira bahana mutari ndamurangira mutari niwe baye ahantu nari ndiko baje muri Vigo byumvire bamwe ko mutanga nimero z'abandi umuntu akaguhamagara ngo wamaye nimero ya runaka barayimuhaye mbona nyine ndamubwira ati mu rugo nahanga ni kari winjira mu nzu tipe yanga kwija agoma hanze y'igipangu nkabona ari kuri phone batari ku uyu muntu ntangira kumukeka icyo bakirangira ngira aba baby tubana basa uyu muntu si umuribo reka wana ngo namufana usanzwe none namwegera ngo ari kujya kuvugira hirya cyangwa se namwegera nkajya kumva ngo bahise yivugisha ngo numara kubifata ngo uhite ubizamura kwa runaka gutya na gutya gutya ahita agahita yongera akegera utinjiyemo imbere ngo usimbuke igipangu oya ahita yigira ku ruhande nawe ndaba ahantu ngiye gutestinga kwibona ari umuribo nsa nk'uwimanikishwa nambaye boxer n'agasengeri byonyine nsa nk'uwimanikishwa ku gipangu gutya abarambwira ngo sister ngo uretse kugenda mbona n'undi mupapa wambaye kositimu ya danje n'undi mubebe baba bari kumwe gusa bakora ari abantu beza nyine ubona basa n'abadanje mbere y'icyumba kure imodoka zitikoraho baba bafite furesheri ngwino hano ubana n'abandi abambara n'umuvandimwe ngo ni uwuhe ndamumwereka sasa uyu mukobwa uramuzi ndavuga ati mwebwe muri bande muri kumbaza gutya abayeretse ikarita y'akazi uvuga uti munini nabyimbije ese mushyira down bari abakobwa se yari umupapa n'umusore hamwe n'umubebi umwe barampa nimero ndahamagara umukobwa turamubura nkumva nimero zose ziri gucamo nk'iziri hanze ndabati karabaye arajyanye nzira umuntu yakoze iki kuya niwe dushaka nta kibazo ntabwo ari byiza ibintu yavuze kuri cano ariko niwe dushaka twiriwe tumuhiga umunsi wose turamubura duhiga ngo nabati Blaze turababura sha icyo nabakundi banguriye agafanta sha ndabashimira pe ntabwo isezerano mwagiranye kabe gake ariko barakagura ngo nanjye ndashimira umuribo umwe witwa Mama Buta unamutse cyangwa byibisemo
unanutse mugufi umwana mwiza mama Butayi rwose ndagushimira cyane yanguriye amata y'inyange n'amandazi abiri bose warakoze cyane mama Butayi wacu kuri ribu rwezamenyo by'umwihariko haba ribu haba abapolisi mukora rwezamenyo mwese kudesha mama Butayi nanjye n'umwana yatuguriye amakarita kugira ngo tujye tubona ikintu duhugiraho araza ngo ngane mwakire dora n'amakarita 5 yose rimwe yashakaga ubwoba neza kabisa. None se icyo gihe ikindi kwibaza icyo gihe bakuguriye byeri cyangwa bakuguriye fanta? Icyo gihe banguriye fanta nababwiye ati wapi ndimwe n'agafanta twari tugeze igikondo kungangireka tuje guhiga abangaba ubu nabyo gukora ku matara kandi uratangiye reba kandi yakarero nawe reba ukuntu ari kukureba ahubwo umushyiremo mete ubu biradugorana n'abakobwa ibiganiro bose harimo uri kugenda umwegera bararindira ndabanza ndakamuna n'amaniga n'abana beza byataye barakugurira bagakoreye ku kicaro ubwire n'abayutubazi mwese umuntu uzongera kunkoresha ikiganiro n'umukobwa ufite ibuno umeze neza reba no kujya dushyiramo metero bagushakira abamisi kujya dushyiramo metero bazanye umwana bazananye nawe umwana bose wowe uko nabona guri kumwe n'abayakamwana bigenze bite unanye ngo nakoze ikiganiro kimeze gute yakamwana yankoze ku kibuno no kwibere none baranza iki cyeyere cyaranze ku kibuno no kwibere oya ngewe yakariko ukibumva ikibuno kiramukurura ngewe gikurura gusa ariko tuvuge kuri wowe none se Bruce Melody wavuze ngo aramurya kinyuma we ko batarabisha ngo zira n'indirimbo nta zure ako bamugani ibiganiro dukora mani bino biganiro byumvwa n'abana benshi bikanarebwa n'abana benshi kurusha indirimbo oya ariko ibiganiro urumverega ibiganiro indirimbo ntago ibiganiro bishyira ibintu hanze ibiganiro indirimbo zirarebwa ariko hari ukuntu ushobora no haba harimo nk'ijambo umwana akaba atabasha kuryumva ariko we uri kuvuga ikibundo urakivuga iyo uvuye ari ikintu ugiye kuvuga urakivuga njye numva bari kuririmba hano muri za kabari ngo niba ngo shumi yanjye iririmbe twumve ni wowe yiheze ngo shumi yanjye urumva icyiza cy'indirimbo biba bijimije oya ngo shumi yanjye baragenda bakagira gute mwabana yaka urumva ikintu kiriho no kwisubiraho biriye ukabyihorera ukabireka erega buriya umugisha wawe ntago ari wo wundi oya ntacyo bitwaye gusa twarafunzwe cya twarakemeye tugisabira imbabazi no kutazongera ntabwo tuzongera ariko gusa bo akurumva gereza na Fani yavuyemo ari inzobe kandi ninjya gusubikubwiye yewe shana giye mu ndi inzobe na yakamwa mwavuyemo mwese mufite udufuresheri ntagaruka mwari mumeze oya ariko uyu yamaze n'igihe hanze naka yanze singera vuye mwejo gusa ari amazi bavuga ni cyakoze amafoto agasa 10 ka mu gitondo koga oya shana ntago bategeka igihe mwagera ntago bibategeka nicyo cyiza cyabo twebwe twari bano stress kandi no bakire rwose pe nta muntu waduteraga stress na abana beza haraho idumba nano twajyaga muri dushe nge nayisha tukava amashire nk'isaha twoga kushenyeye enye cyangwa 5 wikora isabone wongera amazi mutishyura mwahombeze rero ikintu cyambabaje nuko kugira ngo uvunikere YouTube channel ku munota wa nyuma nibaguha monetize man umunsi nasabye monetize no munsi bafatiyeho nako bamaye monetize kuko ni narapurayinze niwo munsi bafatiyeho mfunguwe shatsanga channel yanjye barayibye niko gahinda mfite ndimo ndashaka kugerageza kugira ngo nyigarure byaranze ubwo umuntu wayibye ko n'umuntu wari ufite telefone yawe sibohereza se ama confirmation code sinzi ukuntu boro bajya bakoresha mano ugasanga channel yawe bayitwaye usiko ari igihe baguhereza na link wayifungura ugashiduka channel yawe bayitwaye amariki nyine hari birinki bajya batanga ukuntu bimeze ukuntu yerekeze tuze kureba reka tuze ko my email tureba yawe sha ihanga nibaza ikintu wazize ihorere agahinda mfite mai umuntu wamwariye cyane ari hose imana ibireba reka rero nkwigire content ubu ngubu ugiye kujya ushyiraho video uri guteka
guteka mani bisigaye bihenze bisaba kugira ese se usanzwe urya nyine twebwe hari ukuntu muri ghetto bitekera ifiriti ugateka wenda n'amakaroni ibyo ngibyo akaba ari ibyo ibintu bitarimo ibintu byinshi uba muri ghetto njye mba muri ghetto nabona mbana n'abandi ariko turakodesha urumva iyo utarashaka reka umuntu wese ari udafite umuryango aba ari ghetto nyumva wamwumvise yaka wamwumvise yaka noneho ibaze baje kugufata bagasanga babajyanana none se babajyanana baje kugufata wowe babajyanana oya nawe arasubikiwe nawe agomba kwitonda nanjye ndasubikiwe reka none se badufatira igikorwa ko none se we babaje kugufatira ibidore ni iki ngiki ni ugukora nimba wikoreye diro yawe ukajya kubivuga imbere ya kamera ntabwo babishaka bikore bucece ibintu byo kujya kwigisha abana bato bakiri bato urubyiruko rukiri to ngo wakoze ibi n'ibi ngo byagenze gutya ibyo ntabwo bibareba urumva leta ivuga kuvuga ko abana impamvu ubusambanyi bwariyongereye cyane ariko noneho bakavuga ko impamvu biterwa n'amasocial media nk'ibingibi by'amafoto birirwa bashyiraho ba isimbi n'abo bandi bose bagiye bafunga n'ibi biganiro bagenda bakora bakavuga ko ari byo bimeze nk'ubukangurambaga bituma byiyongera nawe niko ubibona cyane mbona ariko kuwa mugani n'ababyeyi nabo bari kubigiramo uruhare gutuhereza umwana utujije imyaka 18 kuzamura ukamuha telefone ngo ayitunge abayimaze icyo gihe ni cy'amasomo icyo gihe ni cyo kugira ngo yicare amenye ngo ariko fani uziko abana b'imyaka 15 hano bafite iPhone 15 barazifite ariko ntabwo bagakwiye kuzigira ababyeyi babo rega niba ntabwo aribo bazibagurira hari abana bazishakira nayibona uyu mwaka urebe ko ejo yongera gushaka iyindi ariko mbere n'ikindi hari n'abantu usanga nyine ni nkari nk'umuviye cyangwa se nk'umujama wakwikondiye akaguha fone mani mube muretse gutanga izo fone izo ni ribu muri kuzihereza ubwo bwana tubitari bwari abo bana barisobanukiwe mu social media ahantu zigeze n'umwana sigava ku ishuri yiga nko mu wa 4 segonderi muri vacances bakamuha telefone yasubira yakayisubiza ariko birabe ntago ari byo birabintu ngiye ntago nyine byo n'umwana wanjye ngiyewe azatunga telefone amaze kuzuza imyaka 23 atarayigira ntashobora kugira umwana wawe visi yazaba arimo ndakubwiye zaba ndi nyina ewa umwana wanjye 23 utarayuzuza aho uzaba uri hose n'ikiganiro ushaka kuzakireba ntabwo uzigera ukora kuri telefone ngo yitonde bayikugurira nyitwara uzamukubita n'umufongera nta mudamu ufungiye wari yaziye gukubita umwana we yaramuvunye ahubwo akamaboko yagiye wamusizemo yaje adusangamo umugore yakubise umwana w'imyaka 4 amuvuna gutya amaboko yose hano gutya guhera ahangaha yambaye sima umva rero mwa abagore mwe bya bindi njya hari abagore njya mbona muri gukubita cyane ukwica umwana w'imyaka 4 noneho wongeraho umukobwa noneho yari afite abana babiri ibyo ntaho bitaniye n'ababakozi usanga ari gufata umwana akajya mukandagira umwana yibyariye noneho yafashe ngo yabanaga n'umugabo nyine umuntu babyaye bwa mbere ntago ari we nyine bari basiga babana urumva yari abyaye undi mwana wa kabiri wo ku mugabo wa kabiri none icyo kigabo ngo nimba uwo mugore ariko yadusobanuriye ngo hari igihe umwana yajyaga kumusura ariko kuvuga ngo icyo kigabo wavuze icyo kigore oya nyine manza wumvise kucyo bagabo ari bo murenganya buri munsi umwana ngo nimba yaratahaga papa yaratahaga ngo umwana yajya kumusuza ngo icyo kigabo kikabwira umugore ngo umwana wanjye yashyuke noneho umwana akajya ngo rimwe ngo ijambo yamuhoye ngo yaramubwiye ngo wowe nta nubwo uri papa umugabo agiye kumukubita umugore avuga ngo yango bimubitira umwana ariko amwikubitira amukubise amuvuna gutyo nimba ukubita gutyo uri mama w'umwana papa wakubita ati ahubwo ngo niba uwo mwana asatari uwo mugabo ari utari uwo mugabo ugiye amukubita we kumukubita nyine umugabo ngo yarafataga ngo acurika hasi ngo niyo mpamvu nyina yamugiriye muwe bakamwikubitira ubwo nuko ngo we yamukubise gahoro nimba ugiriye ukavuna umwana gutyo papa wavuga nyine we yamushyiriyemo imiyaga ubwo nyine ntabwo yamukubise igisaza cy'uwo mukobwa cyaje ngo kuri ribu kiravuga ngo kibwira uwo mwana ngo urire cyane mama bamufungure ahubwo mwabahungu ninde wababwiye yuko ribu ikora gutya nta marangamutima ikora ndakubwiye ngo nuba ufite umwana w'uruhinja uraza ko bagira amarangamutima yakabari guhita bamurekura kuko baramukunda cyane hariya namusanzeyo erega ndagiye kumureba bamufashe naraze cyagiye muri hariya tuvuga gukunda bari ngo yakangwa kweri iyo baza kuba bakoresha amarangamutima bari kuba bakurekuye bagukunda bakoresha amarangamutima bari kundi abafana benshi cyane ariko bamugani
hari abadamu hano hanze hagiye hari umumama muri quartier ejo bundi umwana yararize niba ari igiceri cy'ijana yari ataye nyina yaraje mu kubita urushyi rwa danje umwana w'amezi ku giceri cy'ijana yamukubise urushingira ubwo ukene buravuze igiceri kibabaje icyo kigore twahari mu mwana umuneke ko yake cyaramwambitse ibipira bigera ku maboko ku buryo utapfa kumanuka amaboko apfutse tumuhereza umuneke arawutwara turindira ko umugore amutonorera wapi tujya kumutonorera noneho afite irindazi mu ntoki ngiye kumuzamura akaboko ngo murishe numva akaboko kariho karafasha ndebye mbona naho harimo sima ndangije ndeba uwo mugore yaramukubise ku buryo harimo sima hano gutya urumva yavunikiyemo hano kugera none nangaha guhera kugera ahangaha hose harapfutse nangije ndamubwira ati umwana ashaka kuri toilette zana ngufashe uwo mwana ufite ujyana uriya mwana kuri toilette umwana mba ndamufashe muterurira uwo nguwo nyine ahanje aragenda amuhagarara imbere wategereje ko umwana yihagurukije namwe se wamuhagurukije ngo mureke wana ngo yirwane ndangije nari wa mwana namufashije ndangije nkora ko nshoboye nyine mfata kandi kaboko nkahagurukisha wa mwana yajya kuri toilette ukabona ashari kugwana no kwimanura no kumugabura nitwe twamugabura izina ry'Imana urebye ibyaha biri hariya nubwo bavuga ngo no leta ngo irafunga sha ahubwo bashyiramo imiyaga njye n'izina ry'Imana umaye bubashara abo najya murasa Fani mu gihe wamaze hari mu gihe wamaze niki kintu wahigiye cyane wahigiye kutazongera gukora ibyaha oya ibyaha birahari hari ibyaha oya hantu iyo uri ahantu utari kubona connection uricaye nta telefone wenda uzarebe uri bize nubwo waba uri mu nzu ukamaramo icyumweru ko ufite telefone bumva nta kintu bikubwiye ahantu hari abantu mutaziranye bisaba kugira ngo umenyane nabo ahantu uri kurya ibintu udashaka impungure ahantu nta telefone ufite ngo wigire kuri chat cyangwa ama TikTok ewana buri bowadi wumva umunsi utajya wira ukarindira ko umunsi wira ukayibaza afane ni sangahe ushaka kujya hehe ari gahunda ufite nyine cyangwa kumenya isaha akayimbwira ariko urumva yabaje kugatambikamo ari gahunda ufite yo kugira ahantu urashaka kugira ahantu ujya igihorere gusa bazana ukibona bakugezeze mu muryango bakubwiye barimo bafungura niki kintu watekerezaga numvaga ngiye ntaribwe mareme n'iminsi kuko bajya no kumbaza bari kumbwira no kubagira inama gusa mukitahira njye no kugena nagiye nta n'ikibazo mfite nahise mbabwira ko basanze niyambare boxer mu rugo gutyo ndavuga reka mwitemo agapantaro maze tugende abebe b'umugore bambwira wajyanye ikote nabo bose baramfunga nakoze iki turagenda twirirwana duhiga abantu turababura sasa reka bigere saa 5 z'ijoro babwire umubebe wari aho ngaho witwa umuraza shana umwana mwiza nta stress aranagusobanurira kugira ngo nimba aribwo bwa mbere ugeze muri RIB ubashe kwisobanura ahije barambwira ati sigara ubazo uwo muntu akubaza umusobanurira ukuntu izo channel zanyu zikora n'ibiki ubundi ejo tuzaza gukorera yerango nzata ndamusobanurira ndangije ndagomeza ndicara naje nabo basundi byari bigeze saa 5 undi wanyeretse aho hantu mujya muryamisha nkajya kwiryamira ko numva nifite ibitotsi numva ari ibintu biraho bro ndimutahe baragenda bajya kuryamisha ko bukeye bagaruka uryama uvuga uti ejo ndataha bazigatse ko nurangira ngo ndagiye nta pingo bigeze bankiramo pe tubakumbe tugiye guhiga undi muntu Aisha tugezeho nawe turamubura turagaruka ndavuze aha hantu nzatambaza umukobwa ari wanza ese muzamfunga igihe kingana iki mureka reka turagufunga hari ikintu cyawakoze mureka reka ngo uraza gutaha arenze mara b'ibyumweru 3 n'iminsi 2 bakimbira ngo gutaha ese aka wewe wagiye uri ku ipingo jewe oya twe nta pingo dufite twaryambaye tugize ahubwo njyewe ukuntu nari nigize hano ndi kurya inyama n'ubugari ndi kunywa na ka mitsingi ndi kujya nisohokeshwa nyishyirishwa y'ikege nk'umuyobozi eba nagiye gukoza ubugari mu sosi gutya mvuye kunywa ifege hanze ngiye kubona mbona umupolisi wambaye second lieutenant n'imbunda mu muryango ngo bimeze bite muri bangaye hano nuko dusanzana twese twari twicaye muri salo tugiye nta muntu n'umwe wari uri mu cyumba hano wari uri mu cyumba na mabuja twese twicaye nyine twari tugiye mu gapozi nyine twari tumaze gushuka agiye gukora barabose barabati karabaye yaromba
umupolisi ati mwese muhaguruke tugende hari icyo tugiye kubabaza hariya haruguru murahita mugaruka mbafashe inyama ya mbere ndahiriye kubera ko ngewe waravuga ngo tesha oya ngewe ibyo gufungwa ndabizi bose batubare tukabanza tukarya aranga inyama ebyiri nazitwaye mu ntoki ngiye kuzirira mu muhanda ngewe na metero inzovu usanga bazanye cya kimodoka ebana kiba gifunze ahantu yakani ikibwa yahoze avuga urumva babajyananye na metero nzovu baramurekura none yahoze avuga ngo batubabarire kabisa ngo bamufunge nk'ibyumweru nka 3 we nzovu nawe bazamufatira rwose bamushyemo nk'ibyumweru ngo 3 ngo abanze ngo buri gihe ahora amubwira ngo ngo ni wowe uhora ufungwa ngo ngewe ntabwo bajya ako amugani akahora muri ngereza aho ibintu byangira zugeraho birambire we nibwo bwa mbere ngezemo ariko abari nabwo bwa nyuma sinzongeye gusubira ahantu kuri kw'Imana pe mu nsengere abafana banjye bose bansengere sinzongeye gusubira ahantu akusubiyeyo cyaba ari n'ikibazo ni ikibazo gikomeye ibaze nyine umwari usubiyeyo bagukatiye nk'itatu hejuru y'umunwa sha bagukatiye nk'itatu bwa biti 8 ariko wowe kumva yuko icyaha cyagusubiza ari cyo kuri social media gusa ushobora no gusitarwa kubita umuntu asanga nta bindi ajya akora je nago nimba ari asanga atajya arwana yaka uzarebe niyo abantu bari gutongana cyangwa barwana nogeza nsubira inyuma niyo ndi gutongana n'umuntu nihagarara ariko yaza n'ibintu byo kurwana nkagenda kwituca kandi ubungubu nukujya bankubita urukiye yakarera agira amahane nicyo kinazaza oya yakare akunda no gukora ku bibona by'abakobwa yewe we nicyo cyo ntago nzongera kukizira kuko bamaye uningi gukora ku kibuno si kibuno cyamarira iki ngewe munene nagikoragaho arugira ngo ndyoshye video gusa ariko ubundi ngewe uramutse nkubisurushye undushije imbaraga nafata n'intosho rero ugomba kujya wiga kwihangana nahoze nk'ukana umuntu nakwiyenzaho ujya uhita wigendera systeme ni ukwiruka ariko gusa nyine uri kugendera ku itire y'amagi noneho gufungwa n'ibintu n'abatekamutwe baje mani abantu birinda abatekamutwe bari hano hanze ahubwo no kwirinda n'inshuti nyinshi kuko hari igihe baza gufata umuntu bakabasangana bakabajyanana iyo mugeze rero bagasanga hari umukobwa twari dufunganye yitwa Shiba bagiye kumufata basanga hari abajama baje kumusura bose bahise babajyana ibaze rero nawe bagusanga ariko barabarekuye amamazemo nk'icyumweru urumva ko nta n'icyaha bari bafite bagufasha bagasanga wowe gisubikiwe bagusanganye n'umuntu bahiga ntabwo bakurekura ariko hari ahantu oya gusa ngewe nashimira bansengeye ubu dore imbogo noneho baramfasha aravuga ubushize baramfunda aravuga ngo yakamumufunge mu mukomeze ubu noneho buriya yavuze ayangana iki ubu yaravuze mureka ageza n'awa munwa we nawe umva ibintu mwihaye byo gutukana nakuyemo akanjye karenge ibintu by'ibishegu wapi inama nabagira rero fani mu bantu mwakoranaga umuntu wagusuye twakoranaga ibiganiro yakawe ngo abantu bose bakoranaga ngo nabo barashakishwaga ngo niyo mpamvu nta bamusura ngiye agira uza ngo bari guhita Kirose niwe wiyawe yarahagera ariko nawe Kirose yariyawe yarahagera ariko nawe yahageze yaracunze n'umubano ariko cyumweru batakora polisi wahirira muri bwana dore giye yaje none yitwaza nde muganga Matovu urabizi ni kibabo iyo ni nyuma bwa mbere yaje kunsura ari muri kuwa gatandatu anzana n'abantu acunga muri wike n'abajama bo kuri RIB nako bakora ibiganiro nabo bo mu cyumbati baraza baranganiza ese bimeze bite bagufashije gute nyine ndabasobanurira tu Kirose ngo mu minota ingahe nyine agisohoka yabonye batangiye kumwigaho yafashe moto yabonye basifura tugende nawe yizabubwira abantu bagiye yavuga ati tugende gusa ndashimira Kirose nawe undi muntu mukorana bigeze gusura undi muntu se ni Bobo n'umutipe bita Elize cyane bo bantu babashije kumba buriya rero umuntu gusura hari mu baby witwa Oliva nyine kuko ari abo mu rugo rumwe ntabwo bari kubura ko n'umuvandimwe wanjye ndamushimira no kuri ntako natagiraga yazaga kundeba umugabo akamutuka yataha akamutuka ngo yaje kundeba ayo makuru namenye wa mugabo we nawe wafu ese gusura umuntu ni icyaha urabona hari umuvandimwe wawe turakurikirana gutya yazaga kunsura yataha umuvandimwe akamutuka yumva kuzatuma bamufungira umugabo we shangwa ni bofre wanjye yumva kuzatuma bamufungira umugore nitonde ababona uri ikirara
gufungwa ni ibya twese gufungwa ni ibya twese gusa ngewe utaransuye ansure rwose ndashyiraho akanimero ejo kazaba wowe nafa n'umuntu utaramusuye nawe amusuye washyiraho 1000 washyiraho 200 uziko natashye kubera naratashye nyine nsanga baduhaye nyine iminsi yo kwiyongera kuko igihe cyo kwishyura inzu nyine cyararenze cyangwa bashyizeho period baduhaye iminsi 6 barabaye nishiramo utamanya amafaranga ni period nyine ari kwiyongera kuri ya minsi 6 mukomereze reka ngereyo sasa bone byakomeye iminsi 6 ishire ndiroda nyirukane yadusoye mu nzu ibintu byose arasohora mu ati ndabiyamye mumvire mu nzu ubwo bigenda bite nako nawe nawo ntabwo ujya usenga niyo mama uheruka gusenga ryari ndasenga umunsi ndino muhariya narasenga ntabwo ujya usenga we bakwirukanye mu nzu cano barayitwaye urafunzwe ujya gusa umuntu arasenga aho bije bizira rimwe n'ikibazo nge naje kubona byaje bizira none gufungurwa nta natano ufite nyine nzara kwirukanye ugomba kwishyura indi nzu cano barayibye n'abantu bawe uko kudafata nimero mu mutwe ni bibi telefone bayitwaye barayifite hariya sibyo wabuze na nimero uzi mu mutwe ubwira umuntu baswenda uze kugusura ati mpamagara uyu muntu nyamuneka umubwire baswenda amfashe nimba yanshakira n'umwavoka nimba yankorera iki ntago mbizi ariko baswenda azanansura ubwo nta nimero nimwe uzi mu mutwe nari nzi za mama kugira ngo na sister azajye kuza namagaye mama ndamubwirira mukuru wanjye ko amufunze ajye mu rugo nzanira imyenda nzanira n'ikintu cyo kwiyorosa nzanira n'amavuta yo kwisiga ndamubwira buri kimwe atabagara mukuru wanjye nta nimero ze nari nzi mu mutwe bo nimero rero mwakira agafanta ni 0789 ariko uzajya hejuru ariko mwaba muri no gushyiraho akore tukora swap by'umwihariko abantu muri Michigan Texas Arizona yasize ayigurishije telefone bazigwatiriye ntabwo bazi na kamera ako baraza kubibasubiza Fani nawe agira abakunzi benshi nawe bamusure yego shangira abakunzi umuntu bamwije cano ntabwo telefone ye urayifite buriya ye ikubikira iguhereza umuntu bamwibye cano bayinzu iki byose shaba gusura nukurana Fani nababaye sha ntabwo ndongera gukubita kabisa mu kiganiro abantu bagosure baye bamutinye makamera hanyuma Fani tubwire ikintu kimwe wumva ushobora gukorera nk'umuntu ubu ngubu kikamurinda cyangwa se ushobora kumubwira kikamurinda ibintu wanyuzemo mu gihe wari uri hariya kuko ubundi ku isi ntabwo nkikiza ko ari mu Rwanda gusa ku isi hariya niho hantu honyine niho hantu nyine honyine ni ukuvuga ngo niyo mpamvu umuntu urekuye yamubwira ngo yagarutse mu gihugu hariya niho hantu honyine hateye ukwaho niho hantu honyine hateye ukwaho nk'umuntu wahageze wabonye hariyo ibirego byinshi ntabwo ari ikibazo cy'ibyo wazize gusa hariyo ibirego byinshi gira nk'inama ugira abantu ukurikije ibintu wahuriyeyo nabyo ari abantu bita nyine akaha gatoya bakumva ko nyine nta cyaha kiba gito watuka umuntu icyo ni icyaha hari abantu bazana ngo ibintu by'ingengabitekerezo ibyo nabyo ntabwo ari byo turi mu Rwanda rw'amahoro icyo ni icyaha kiremereye noneho hari abantu bajya kwiyenza ku bandi wamukoza mu rushyigaki agahita kujyana kuri ribu umuntu kwangaza kujyana kuri ribu no kuri kw'Imana ugeraho uzi ngo urisobanura utahe wahize bikarangira umwemo umuntu mugapanga bizinesi mukaba mwafatanya ibishoro mukasangira inyungu ariko mwahomba agashaka uko afata aya mafaranga ye yose yashoyemo hari umumama twe dufunganye nyine byabayeho gutyo byagiye bamufunze kubera iyo mpamvu kubera umuntu agira imwe bagafatanya bizinesi nta cyaha kiba gito gukubita umwana wawe wibyariye nawe ubyo babifungira ni icyaha kuko ntabwo bivuze ngo muvune abana b'abandi kuko abo bana ntabwo ari abawe n'aba leta ikindi kuvuga amagambo aterekeranye inshuti yanyu ngo muri gushaka agatwiga nicyo nazize ibyo byo biri imbere y'ibindi ni ukuri kw'Imana nicyo nazize kandi ni ukuri kw'Imana ndabasaba imbabazi ntabwo nzongera kuvuga ibishegu ntabwo nzongera gutukana nta n'umuntu nzigera niyenzaho n'umwe oya ibyo nibyo nabwo uko nyine ngiye kwitwara mwitwararike kuko ari nta mitsi ihari iyo umazemo iminsi 3 icyumweru kigashira nibwo umenye yuko ko bya bintu biri seriye rero umuntu nkunda umuntu uwo ari wese undeba unkurikirana sinamwifuza kujya hari ahantu
icyayi icyo ari cyo cyose nabonye na dodo imifungo 2 iragufungisha hariya oya none se rega no kubwira umuntu nabi rega icyaha nyine ikintu wumva umuntu yagukorera kikakubangamira nawe iyo ugikoreye umuntu niko bimeze akuzwe gufungana n'umuntu uvuga ngo yibye igisheke cya 500 igisheke cya sengisa bro ani ibintu nyine mwituduru dutoya duraho ibaza igisheke kikagufungisha nukuri ko Imana kiragufungisha hariya kandi ubyitimike inama nabagira rero murye utwayo kwitwararika murye neza murye duke muryame kare ikindi mwitwararike muvana amaboko mu mifuka mukora ibintu byo kwiba mu bireke uburaya mubuvemo mugatungwe ngo n'imibiri yanyu mujye mutungwa n'amaboko yanyu ariko bagomba gukora nisi byo ikindi ya nimero yanyu 079 820 3 888 shabana bagusura nukuri ko Imana imunsure turaza no kuyishyiraho ku kiganiro baraza kuyibona hasi muri comment shaba basure pe bansure nukuri nagize ihungabana oya ufite nibibazo byinshi cyano barayibye uvuye mu nzu ura niba unasenga nta gusengeye nukuri kwasa bino bintu barabiroga ntabyo ruzi oya bino bintu barabiroga ugasa umuntu aragerageza gutera imbere bikanga wajya kugera ku kintu cyari cyo cyose ukabona bisubiye inyuma wajya kugira ariko abantu noneho batazi ukuntu YouTube ica nivuna iravuna kugira ngo uzuzuze amasaha 4,000 usabe monetize ugiye kuzuza watch time nyaha watch time 4,000 subscribe 1,000 views 10,000 siriyo noneho tureke n'ibindi byose amasaha gusa amasaha 1,000 niyo avuna cyane baba we noneho wava mugasanga ngo bayibye ukakora umutwe ugashya ugakora ariko iyo ubonye umuntu umaze kwitera imbere ashaka kumutwarira cyane ayibaze so nk'umuntu wayitwaye kweri uko nyine ndo mwana mwiza ushaka abapfumu kuzajya kwa Sarongo hasi hejuru icyo ndayigaruza kuko mbirimo oya yabwo n'ibyangura ajya gutanga n'ikirego kuri ribu nabyo warusiko nabyo babikurikirana se kugira ngo nzirikine ariko nimanyiza bagitware oya nabyo barabikurikirana cyazo no kutamenya sha umuntu wayitwaye oya ugenze gutanga ikirego umuntu se agukubisa akiruka kuko utamureba ntumurega tanga ikirego bakamwishakira ushatse biragira kare batara ntabwo yara muri ribu ugenda ari bakabitrakinga n'amayimeri n'imashini naho byari biri logid ni barabibona byose kuri ko Imana ndabarega da Fani reka tugushimire rero kandi tukubwira ukomeze kwihangana abantu bagume kugusura kuri bansura aho kuko biraza kugenda neza ndaje gufashe gushaka inzu ingo jata mfasha kwishakira inzu wawe urakoze cyane ubwo kandi abantu bari kudukurikirana nubwo njya gushaka inzu amafaranga yose ndayabona kandi bagiye tugiye gushyiraho nimero shabashyireho basi baguye 1/2 nawe ushyire ikindi nuko Imana bamwe 1/2 ndemera ni phone mfite nyigurishe ikindi cya 2 nyibone ariko nongere ntangire ubuzima neza sibyo ati oya bagufashe pe nanjye ndabyemeye ibyo nanjye mfite 1,000 turahera ku yanjye dore ngiki dore mfite 1,000 kadodo sesenye sa nabona turahera kuraye ubwo nabandi bakomereze ni 1,000 bayi ubwo nabandi dukomerezeho murakoze cyane Fani cyane murakoze bro